nongeye kuba ikaze rero nshuti bakunze mudukurikira kuri Greta TV reka tugaruke mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi mubona kuri kamera dufite hano ni umubyeyi mwiza cyane, n'umukobwa mwiza cyane, muri kumubona hano kuri kamera za Greta TV. Uyu munsi rero ngira ngo murabizi ko ni kenshi tukuma tuba ibiganiro bigiye bitandukanye, twakomeje tubazanira abasitari bagiye banyuranye, abantu baririmbyi ndetse abahanzi, abacuranzi n'abandi bagiye batandukanye, ariko ntimwibagirwe ko tujya tunyuzamo nyamuneka tukabazanira n'abavuga butumwa, tukagaruka ku ijambo ry'Imana. Buriya byose dukora muri ubuzima ntacyo twakora ntacyo twageraho tudafite Imana mu byo dukora byose. Ubuzima bwa buri munsi rero Imana ikomeza kutuyobora mu byo tuba turimo, niyo mpamvu uyu munsi twifuje kubazanira uyu muntu ugiye kutwibwira. Muraza kumenya byinshi, muraza kubyishimira kandi muraza kubikunda. Ikaze kuri Greta TV. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Muberarugo Diane, ndi umumama, mfite umugabo. Ndashima Imana kandi namwe ndabashimiye ko tugiye kubana muri iki kiganiro. Murakoze. Mwamwumvishe rero, ariko kugira ngo turusheho kubana dusobanukiwe neza, cyangwa se turusheho kubana tubashe kuba tuziranye neza ku buryo bwihariye, Muberarugo uri muntu ki? Ese Muberarugo rushaho kwibwira abadukurikiye kuri Greta TV kugira ngo barusheho kuza gusobanukirwa, bamenye ngo Muberarugo ese ninde, Muberarugo ni muntu ki, akora iki? Muberarugo ndi umumama ukunda Imana, ukunda gusenga, ndi umuvugabutumwa, ndi umuririmbyi, muri make ndi umukozi w'Imana. Reka dutangire rero anaturirimbiraho gato, tuzamuke nyine tujya muri mudu. Nyamuneka ntabwo turatangira ikiganiro cyacu, tunutwo nisabiye ku ruhande. Reka dutangire turirimba, noneho turaje twinjiye mu kiganiro neza, tutangirane dusenga, noneho tubone kwinjira mu kiganiro cyacu n'umuvugabutumwa turi kumwe kuri uyu munsi. Hari akaririmbo kari kumfasha muri iyi minsi kavuga ngo yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi, yafutse inguma zose nari mfite, yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi, yafutse inguma zose nari mfite, nanjye ndi mubo yanyuzeho mbabaye, anyirira ibambe n'urukundo, aranyomora arankiza, yishura imyenda yanjye yose. Nanjye ndi mubo yanyuzeho mbabaye, angirira ibambe n'urukundo, aranyomora arankiza, yishura imyenda yanjye yose. Arakoze cyane. Ufite impano kabisa, uretse no kuba uri n'umuvugabutumwa, ariko uri n'umuririmbyi mwiza cyane. Ubusanzwe muri korali? Yego, nyibamo ndi umuramyi. Ndi umuramyi, nkunda kuririmba cyane, kuko iyo ndi kuririmba mba numva nyine hari imigozi myinshi igenda ihambuka ku buzima bwanjye, nyine nkumva ndanezerewe, nkumva meze neza. Yego. Ikibazo cy'amatsiko mbere ko dutangira ikiganiro cyacu, ntekereza ko nawe dukurikiye kuri Greta TV ushobora kuba urimo wibaza kino kibazo, cyangwa se ushobora kuba nawe wabitekerejeho. Muberarugo urabona ni muto cyane, umbabare nawe kuba wenda ndi kuvuga ngo uri muto cyane, wenda sinzi imyaka ariko kwisura ukugaragara ubona ko uracyari umumama mutoya. Umuntu nge ahubwo nyina kubona ntago natekereza ko ushobora kuba wubatse. Sinzi kuntu byantunguye cyane, byantunguye. Ese Muberarugo waba umaze iki kingana iki wubatse? Ntago ninjira wenda mu by'urugo cyane, ariko nakarakabazo k'amatsiko nari mfite. Waba umaze iki kingana iki wubatse? Amaze amezi 9. Urumva ko niyo mpamvu ukigaragara. Yego. Ubutaha tuzagaruka ari na kabebe, ibintu byaraciyemo bimeze neza.
reka rero twinjiye mu kiganiro cyacu rero bakunzi ba Glita TV2 ako kara kanyuzemo rero na kanjye ku ruhande nanjye kwibariza ariko nkwibutsa ko nawe ufite icyo ushaka kuba tubaza cyangwa se kuba watubwira cyangwa se kuba wajya utuganirizaho no wifuza kuba twaza kuzanira mu kiganiro cyacu cy'ubutaha ko wajya hasi muri comment ukabasha kutwandikira ndetse ugakora share ugakora subscribe ndetse kugira ngo tubane mu biganiro byacu tujye dukomeza kubana gatanu ku kandi ni byiza rwose bantu mudukurikira bantu mwabashe gukora ibyo turabibona gatanu ku kandi ko muri abantu bacu kandi binkora mutima cyane. Reka twinjire mu kiganiro cyacu tutangire dusenga Imana, umuntu ukunda Imana, umuntu uzi ko Imana ikintu ushobora kuba iyagura gukoreye cyangwa se hari uburyo uzi ubanye nayo. Aka kanya muri kiganiro cyacu rwose ntukureho dukurikire kandi uraza gusobanurwa byinshi, uraza kubona byinshi bikubaka kugira ngo turusheho kuba muri iyi si cyangwa se muri societe ariko dufite n'umumaro mu buryo bw'umwuka cyangwa se n'uburyo bundi busanzwe mu mibereho ya buri munsi twungurana ibitekerezo kandi turushaho no kubana. Nicyo tumaze, nicyo twamagariwe. Reka tutangirane isengesho mubera rugura dushyira imbere y'Imana. Mana data wa twese tugushimiye uburinzi bwawe ku buzima bwacu, tugushimiye ineza yawe n'urukundo, tugushimiye kutwitaho data utitaye kuri buri kimwe. Twagiye tubona uba mu ruhande rwacu, tugenda tukubona tubabaye, tukubona twishimye, tukubona twihebye, tukubona twabuze uwo tubwira ibyacu, tubikubwiye urabyumva kandi data utwereka kuri kumwe natwe. Tukubona urimo uraduha amasezerano kandi urayasohoza. Twarakubonye data, twarakubonye aho byari binaniranye ku buzima bwacu, tubona n'aherezo, tubona iherezo riturutse kuri wowe. Twarakubonye ubwo twari twihebye, twabuze kirengera, twabuze uwatuvuganira, urangije uratuvuganira. Kristo uraturinda aho bifuzaga ko twaba ibyo turibo, uraduhindura, ufata ibanga ryacu urihisha kure y'amaso yabo. Data, iryo ni ishimwe rikomeye ku buzima bwanjye. Ndagushimiye ko wabanye nanjye, ndagushimiye ko wamfashe ukankomeza. Na buri umwe wese uri hano nawe wabimukorera, waba mu ruhande rwe kuko nta kikunanira. Kristo bana natwe muri iki kiganiro kandi data utume tubicyamba buri wese yakambukiraho kugira ngo ashyikire ku neza yawe, kugira ngo ashyikire ku buntu bwawe, kugira ngo yongere gukurura ubwiza bwawe bwiyumvemo, kuko uwakugezeho ntakorwa n'isoni, uwakugezeho nta kimunanira, uwakugezeho araruhuka. Kristo rero bana natwe kandi data tuyoborwe nawe n'ubuntu bwawe. Amen. Urakoze cyane, ndizera rwose murumva ko utangiye ikiganiro cyacu tutangiye neza kandi kiraza kugenda neza kurushaho. Mubera rugo rero tugiye kuganira, ndajya nkubaza nibisanzwe n'ubundi turaba turi kuganira. Hari ibyo baba badukurikiye babifuza kuba basobanukirwa cyangwa se kuba bamenya cyane ku bijyanye n'ibingibi by'ijambo ry'Imana. Erega kuba wenda wabisobanura cyangwa se kuba watwigisha, ngira ngo buri wese mu ruhande rw'abafite byinshi yatubwira, ariko by'umwihariko kuba tugiye kubana muri aka kanya benshi banyotewe kumva, byibura banyotewe kuba bagira icyo babwira, banyotewe kuba byibura bashira inyota ku by'ijambo ry'Imana. Akanya nakawe ndaza kubaza nyuma wenda agira icyo gira abumara inyota, ubaruhura umutima kugira ngo turusheho kugenda neza mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane kuba dukurikiye. Nabibwiye nitwa Mubera Rugo Diane, ndi umumama Imana yagiriye neza kandi nkiri muto. Ndi umumama Imana yaruhuye umutima. Ndi umumama wabaye mu ruhande, Imana yabaye mu ruhande rwanjye nkiri mutoya ndetse kugeza n'ubu ngubu Imana ikindeberera kandi ikiri mu ruhande rwanjye. Nyimara kumenya uburyo umurimo w'Imana ukorwa ndetse n'abawugiyemo uburyo bawuruhukiramo, nari mbabaye, umutima wanjye wari uremerewe, kuko buriya iyo udafite Yesu Kristo muri wowe ntabwo uba wiyumva nk'umuntu utekereza neza
kandi nta nubwo uba wiyumva, uba wumva hari ikintu ubura muri wowe iyo ufite inyota yo kumumenya. Ikintu nababwira, nkimara kumenya Yesu Kristo mu buzima bwanjye, nabaye nk'uruhutse, nabaye nk'utuwe umutwaro nari maze igihe kinini nikoreye. Nkimara kumenya Yesu Kristo hari amasezerano yanjye menshi yasohoye. Imana yagiye inkorera byinshi ku buzima bwanjye, iranshingira impumutware ari yibyikoreye, kuko ngewe ntabwo nari bubyishoboze, ariko Imana yabaye mu ruhande rwanjye. Ikintu nabwira abankurikiye, kumenya Yesu ndetse n'abataramumenya, mugira inyota yo kumumenya kuko niwe buruhukiro. Niwe, iyo wamenye Yesu hari imitwaro myinshi kuvaho. Iyo wamenye Yesu hari ibintu byinshi muri wowe biba bitakiri umutwaro kuri wowe, ahubwo bikabera umutwaro Yesu Kristo, kuko ari we wikoreye imitwaro yacu twese. Kandi yaravuze ngo murarushwa n'iki ko imitwaro yanyu nyifite ku rutugu rwanjye. Kuko hari aho yageze ananiwe, Yesu Kristo hari aho yageze ananiwe, ahagera ananijwe n'umusaraba w'imitwaro yacu, ibyaha byanjye, ibyaha byawe, arabifata byose abyishyiraho kugira ngo akuruhure. Ikintu nababwira, kumenya Yesu ni byiza, bituma utandagara ukiri umukobwa cyangwa ubaye umumama, biragufasha, biragutwikira. Hari ibintu byinshi 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 bigukiza mbayeho, ariko Imana irampisha, imbambira ihema, irampisha. Sinagaragara uko abantu babishaka, ahubwo ngaragara uko ibishaka. Ndetse imenya ikintu cy'agaciro kiri muri njyewe, iragihisha, iragipfundikira, ifata ibanga ryanjye irihisha kure y'amaso y'umuntu uwo ari we wese wabasha kungirira nabi. Nicyo kintu cy'agaciro Yesu yangiriye, yankoreye ntazibagirwa, kuko yangize uwo ndi, amindurira izina nk'uko yahinduye irya Yabesi. Ahindura izina ryanjye uko abantu bari barizi birahinduka. Yesu, kumenya Yesu ni iby'agaciro gakomeye cyane. Kuko nkimara kumenya Yesu hari ibintu byinshi byanjye byari bifunze, bifunganye, aho nibazaga ese ejo hazamera gute, ese bizaba bimeze gute ibintu byanjye. Yesu yaraje arasubiza, arambwira ngo mwana wanjye, ubuzima bwawe buri mu biganza byanjye. Kandi Bibiliya iravuga ngo ntabaza ndagutabara, nkwereka ahakomeye. Yanyeretse ahakomeye ubwo namutabaje. Hari aho nageze ntabaza abana b'abantu baranyumva, banyumvira ubusa, ariko Yesu umugezeho mutabaje aranyumva, kandi mu kunyumva kwe byagize umumaro ku buzima bwanjye. Nakabaye narapfuye, nakabaye naribagiranye, kuko ibyari kunyica byari bihari, ariko ntacyo nabaye, kubera hari ikiri muri njyewe Yesu agifite mu biganza bye, akeneye ko nzakoresha. Kandi ntago nari gupfa cyangwa ngo icyo kintu gipfukiranwe muri njyewe kandi kigifite akazi kizakora imbere. Muri make rero icyo nababwira, iyo umuntu ari muri Yesu araruhuka, iyo umuntu ari muri Yesu arabohoka, iyo umuntu ari muri Yesu ntagira ibimutangira. Ni ibintu byinshi uriya mugabo umuntu yamuvugaho, ariko njye ndanezerewe kuko namaze kumusobanukirwa. Amen. Mwabyumvishe rero, tuzadukomeza kubana nawe cyane. Ubu noneho ngira ngo nge mparana utubazo tw'amatsiko, urabizi ko ibyacu no kubaza turabaza cyane, ko tuba tubereye hari abo tuba turi kubariza bakifuje nabo kuba isamuri kumwe, akaba barimo kubyibariza.
yewe n'icyo mujyemba ntabajije mujye mwandika muri comment ubutatwongeye tukara umutumirwa wacu kugira tumubaze bya bibazo mwifuza kumubaza kugira musheho gusobanukirwa. Murumva ko afite ubuhamya bwinshi afite burebure na amagambo meza afite maremare ubwo abaye nkugenda abihina cyangwa se abivuga mu ncamake, ariko tuzagira ikindi gihe cyo kuba twakongera kumugarura hano kuri Greta TV2 tukabasha noneho tuganire birambuye, dufata umwanya uhagije murusheho kugira byinshi mwungukiraho, murusheho kumva ubuhamya nawe ibyo yaciyemo, uko Yesu yamubereye inzira akamubera icyambu, uko yamuruhuye, uko yamutabaye, nawe niko bimeze. Nawe ushobora gusanga niko byagenze. Isa nawe ufite uko bivuga cyangwa se ufite uko bibwira abantu cyangwa hanabohoka kugira ngo bivuge kuko Yesu ataraza mu buzima bwawe. Ariko reka nkubwire ngo ushonje wishiwe. Kuri Greta TV2 ni byinshi tuzadukomeza kugenda tubazanira, ni byinshi kandi muzamukomeza kugenda mwumva. Mubera rugo rero mu gihe umaze wubatse, ese ni nk'ibihe bintu byibura wenda ubona bya urugo ni kimwe ariko no kubaka ni ikindi. Kuba muri Yesu ni kimwe, hari kuba wubakiye muri Yesu, hari no kuba wubatse nabwo tubakiye muri Yesu. Ese ni ibihe byiza wabonye ibyo kubakiye muri Yesu, ni ibihe byo kuba tubakiye muri Yesu? Murakoze cyane. Buriya baravuga ngo Nanisi w'Abaheburayo yaranditse aravuga ngo nubwo duhora mu ntambara turasana n'ibyago ngo nituragera naho turwana nabyo ngo tubivushe n'amaraso, ariko Pawulo aravuga ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Rero ikintu na gusubiza, ikintu cya mbere mbanza gushimira Imana, hari igihe ireba umubabaro wababaye ukiri muto cyangwa se wenda mu mikurire yawe, yarangiza ikanga kwemera ko ukomeza kubaho ubabaye, ahubwo ikakuremera umunezero kubera ko wayisenze ukabasha no kuyimenya. Ikiza mbonera muri Kristo Yesu cya mbere nabanza no kumushimira nuko yampaye umutware, umutware w'umwana mwiza witonda, utabangamira umuhamagaro wanjye, umutware ushyigikira umuhamagaro wanjye. Kuko byarashobokaga ko yashoboraga kumpa umutware akajya mbangamira, ugasanga aramuza hasi ansikamira, Satani imukoreramo aho kugira ngo amfashe anshyigikire. Byarashobokaga, ariko kuba naramenye izina rye nabanje kumusaba, ndetse umutware namusabye kandi yaramumpaye pe, ndayishimira. Ikindi kintu ntago biba byoroshye kubaka, wenda abubatse barabizi ntago biba byoroshye, ariko hamwe no gusenga urugo rutangwa n'Imana. Kandi Imana iyo yagusezeranyije urugo ikaruguha, nta kintu na kimwe umugambi wa Satani ushobora kwinjiramo ngo ubirogoye. Ego Satani aratera, ariko iyo ufite rya zina nababwiraga, umenya ko yateye, ukamenya ko yasohotse. Ariko ubaye ufite amaso adahumutse mu mwuka ntabwo ushobora kubimenya. Abubatse bo baranyumva cyane, ariko ndashima Imana ko ibyo byose yabanje gutegura umuteguro wanjye mbere yuko ishyira mu bikorwa, irabanza iranegurira. Ntago ndi mukuru cyane, ndi mutoya bishoboka ariko bitari nanone cyane, ariko ndashima Imana ko yankoreye ikintu nayisabye mu myaka yanjye mikeya nari ndimo, ariko iragikora kuko nari mfite kwizera muri njyewe kudasanzwe. Yego Imana rero yarabikoze, kandi impurugo, umunezero, aho naburiye ndahabonera. Indirimbo ikunda kumfasha ivuga ngo aho abandi baciye bagapfa niho nanjye naciye nkabaho. Byarashobokaga nyine ko hari ibintu byinshi byakabaye byaratwaye ubuzima bwanjye, ariko ndashima Imana ko aho nahaciye nkabasha kuhatambukana umucyo,
reka wenda mvuge ku gastori gato ku bukwe bwanjye. Nakoze ubukwe bwiza pe, nkora ubukwe Imana yansezeranyije, nkora ubukwe abantu batabishaka, nkora ubukwe bwatunguye abantu bose ku buryo nanjye ubwanjye ninjiye nkavuga ngo uyu ni Diane, nyine nkireba nkumva Imana icyubahiro kuko yari yarabimbwiye. Rero byaranshimishije cyane kuko mbere nago nari mfite uruvugiro rwo kuba navugira nko mu bantu, nari meze nka yandirimba ivuga ngo nahoraga nshimwe y'abandi, nkarebera mu madirishya abandi batamba, Yesu utarobanura ku butoni araza azura ibyanjye byapfuye bibaho. Ni ukuvuga ngo ibintu nyine Imana, nahoraga mvumba amashimwe y'abandi. Umuntu waririmbye iriya ndirimbo Imana imuha umugisha kuko yakoze ku mutima wanjye. Rero aka kanya iyo ntekereje ko nanjye nsigaye ntanga amashimwe yanjye, ntakijya kuvumba amashimwe y'abandi, ibyo biramfasha, ibyo binkomeza umutima, ibyo hari ikintu Imana igukorera ukibaza se natanze iki, ako ni ubuntu bw'Imana. Niyo mpamvu rero nawe ngira ngo nkubwire ngo niba hari ikintu Imana yavuganye nawe, gikomeze ugisengere, isaha nigera kizasohora. Nicyo kintu nabwira abantu mbahumuriza umutima kuko nanjye nabonaga nta nzira kandi yaciye inzira. Amen. Amen. Murakoze cyane mubera rugo, urakoze cyane ariko murumva ko ni byinshi yakabaye atubwira pe, muri kubyumva. Reka duhinire hanga ikiganiro cyacu. Ubutaha ndabizeza ko rwose bitewe na comment zanyu, bitewe nuko muzatugaragariza ko mugishaka kuba mwaganira nawe cyangwa se mutwereka ko ari byinshi byabafashije, tuzongera tumugarure noneho tuganire cyane, by'umwihariko tuganire nawe umwanya muremure cyane. N'ubuhamya bwinshi, ni byinshi, ndabizi ko ni nk'agaseke kagipfundikiye ariko azadupfunduriraho tukarushaho gusobanukirwa. Nta kindi musabwa rero nuko mutugaragariza ko byibura hari icyo mwumvishe, hari cyabubatse, hari cyabafashije. Ndabizi rero bakunze ba Greater TV2, ntago muhema kutwereka ko mubana natwe, ntago muhema kutwereka yuko muri abantu b'ingenzi cyangwa se b'ingirakamaro kuri twebwe, kandi nimwe mudutera imbaraga, namwe mudutera gukomeza dukora ibyo dukora. Reka ndushaho kubashimira rero, kandi mbifuriza kugubwa neza aho muri mu byo mukora bigiye bitandukanye, kandi Imana ikomeze ibibashyigikiremo, inabongere imigisha mu byo mukora byose bibashe kugenda neza. Naho utaha rero mwari kumwe na Rugero Pro. Bye bye, ciao. Mubera rugo nawe sezerera. Murakoze cyane, kandi Imana ibahe umugisha ababashije kudukurikira, kandi Imana isubize kwifuza kwanyu, kandi ibaremere abantu b'umumaro mu buzima bwanyu. Nicyo kintu nabifuriza, kubera ko Imana iguha abantu bakaguha ibintu bikaguhindura umuntu. Rero ndashima Imana kandi mbaragije Uwiteka. Imana igendane namwe, ibane namwe, isubize kwifuza kwanyu. Abantu imitima yabo iremerewe, ni ukuri mwegera arayiruhura, kandi nzi neza ko mutazicuza impamvu